Ku gatanu natashye mvuye mu kazi ngera hafi y'aho bapimira akabari imbere y'umusigiti haruguru yo mu rugo. Ngeze haruguru yo mu rugo nira amayinite nyise w'umukobwa wa nyirakabari, maze kumutira amayinite kugira ngo mpamagare boss numve ko hagezeho amafaranga agomba kuba aherereye. Maze kumuhamagara ambwira ko amafaranga ahari, mba ngezeyo. Maze kugera ya mafaranga arayampa, ndagaruka mugora agacupa mubwira ko yakoze. Nkimara kumwishyura basubira inyuma bamusubiza hanze, banigera hasi ku muryango nibwo nkandagiye mu gatuzi se isa ndi hejuru yankandagiye. Umukobwa ari umuguru nawe ko yatwaye amafaranga nuko yankase igitsina sinkuzi. Nashidutse umuturanyi wanjye aje kuntabara, ashiduka nawe bamukubise ikintu uko yagiye nawe sinkuzi. Abaturage nubwo babyutse bakomeza kuvuza induru nyamuneka mutica umuntu. Byari bigeze mu gihe cya saa 8 z'ijoro. Ababyeyi nta kibazo nafite ko ari haruguru mu rugo, nkavuga tereka nze nk'aho gacupa n'undi mite nta kibazo. Twanzabona Imana Egusiti Kararisa n'indushyi yaruhiye iwabo ibyaye nka kabira nyirangari. Ubwo umushinzwe umutekano agerageje kuhagera aravuga atarabona abantu bose bakomeretse ngo nitujye kwa muganga azabisubiramo. Nanjye naje mpita njya mu rinda ryamo kubera ko umutekano ambwese amafaranga nyagomba kunjyana kwa muganga kubona buriya hangaha urabona ndi bugezwe n'iki kwa muganga kandi najyaga mpashye. Umutekano avuga ati byataha tubyatuzabisubiramo. Bukeye bwaho kwa gatandatu umutekano araza nkura mu nzu ngo ninze ngo tujye ku kavuriro kandi hano haruguru ka Satere de Sate. Ndagenda bamutunini natwe isaha nitwo mperuka natwe tena nawe hongera gufata. Ababwiye ati se ko mana nkomeje kwirembera mu nzu nkaba ngiye kugwa mu nzu mbigenze gute kandi nta bushobozi mfite mu njyana kwa muganga. Kugeza hano igisaba kindindeza. Rimba nagerageje kujya ntanga ikirego bamatarasife ngo kujyana kwa dogiteri. Kwa dogiteri ngo bampe igipapuro ngo cyo gusubiza kuri bo kugira ngo bashe kunkurikirana ikibazo. Ngiye nta bushobozi mfite mu njyana yo kujyangira niba ngo ndacyagifitanga cyo kuri Riba. Nta bushobozi mfite bwangiza kwa dogiteri ku buryo niyo najyaga kurya abo mfite. Ndabana na murumuna wanjye w'igicumba nawe wagonzwe n'imodoka. Uko tubindimwe turabana babiri. Kwa twese no gushakisha bwa buzima. Bavuga tubonye ikiraka abonye ikiyede kabari ikintu cyo kidutunze. Kugira ngo nkomereke numvise umuntu ataka avuga ati umuntu abare bankase igitsina ngenda ngiye kureba ngiye gutabara mu gihe nuname ngira ngo mukure hejuru uwo mukobwa wari umwicaye hejuru maguru tize ikintu nanjye yahise nkubitsa gutya mitamera gute mitambura ubwenge. Ubwo nahise Kararisa Umutesi n'umugore yarashatse urugo ruramunanira ariko n'ubundi naho yabaga naho kugira ngo atandukane n'umugabo nawe ngo yamukanze amabya ngo kugira ngo amuveho ngo bazanye umuhini kugira ngo uwo mukobwa amuve hejuru. Cyora kuba ari akamenyero nyine ubwo urumva nawe niyo mibare yabaze nyine yamukanze amabya umugabo wa mbere batatandukanye. Ndi nyine ngiye gutabara abangize gutya ntabwo nzi ikintu yankubise mu busanzwe nirindwanye kuko urumva numva n'urugo rwaramunaniye ntago ari umuntu utarindwanye numva n'umuntu udasobanutse. Ukuvuga ngo ubuyobozi uko byagenze bakomeje kuvuga ngo nisubire ngo mwisibo tujyayo barongera babishyira mu nama y'umugoroba ikunda kubera haruguru kwa kabiri. Ubwo uko babyanzuye bari bavuze ko nge bagomba kunyandikira nkegereje kuko ibyo bamutegekaga ntabwo yabyumvaga. Baramutegetse ko agomba kumvuza. Ubwo kumvuza ntabwo yabyemeye barambwira ngo nigire hejuru. Ubufasha rero twagusaba nuko twabona transport tugeza kuri ADPR kuko kuri bo bari baduhaye igipapuro cyemeza ko ndimo kujya guca mu cyuma kugira ngo tukigarure babone kumukurikirana. Uyu muturanyi wanjye rero yajyaga ajya umuhaye ikiraka cyo guhinga agahinga, umuhaye ikiyeda akagikora, umuhaye n'ibiraka byo kuba yasunika ibitaka akabisunika. Niko yarabayeho. None rero urabona kuva bamukubita narava hano mu nzu ngo bamukase nyine igitsina. Wese byaratubaje ngiye nese mbona jenoside naho yagiye. Kuba umuntu w'umugore yakifataga akata igitsina cy'umugabo byaratubabaje. Nk'ubuyobozi nibwo bwareba ikimukwiye. Uyu muntu nta kigenda rwose abaturage nibo bajyaga bamutunga. Nk'ubu ameze ngutya nyine wagiraga icyamurusha yamugaburiraga. Niko abayeho. Amurebera ubufasha nyine bwo kuba yagera kwa muganga
mukaba wenda nkamwe wenda mwamurenganura kuko murabona yararenganye, kuba yaragize gutyo akaba ari nta n'umuyobozi urahagera ni ikibazo. Ubwo twari twumvise rero ngo akabari bagafunze nk'igihe cyane nimugoroba ngiye hari santere nsanga ari gucuruza. Umugore yitwa Kararisa. Ubusanzwe kabera mu Rugomo? Jewe numvise ko yarahohotewe bararwana nyine ngo bamukata ku bugabo. Ibyo numvise biteye isoni kuba ari umuntu w'umudamu nyine wakase umugabo ku nimba bari bafite ibindi bapfa, ariko wenda ari gukata ahandi ntabwo ari gukata hariya hantu. Birakabije nyine, abayobozi nabo bareba icyo bakora.